munsi twese tuzahaguruka tukegera data. Reka mbabwire icyo nshaka kuvuga, kuko nasobanukiye ikintu gikomeye, ni Imana izahindura imibereho. Uzi yuko igituma rimwe na rimwe imibereho yacu idahinduka, dusenga nabi. Ntukajye kubwira Imana yuko ukeneye umuceri, ujye uyibaza uko uzakora kugira ngo uve mu basaba umuceri ujye mu batanga umuceri. Kuko naje gusanga gusenga kwacu ntiguhindura ubuzima, kuko turicara gusa tukabwira Imana amaganya yacu, ntitwibwire ngo ariko Mana, ubu buzima ndimo, what is the way out? Ni iyihe nzira izamvana muri ubu bucakara? Ni iyihe nzira izamvana muri Egiputa? Muzasome igitabo cyo Kuva. Abayisiraheli bamaze imyaka, reka mbereke ukuntu bimeze. Kuva Mose avuka bari barimo kwica abana b'abahungu, kugeza igihe Mose yagarukiye aje kubakura muri Egiputa. Haciyemo imyaka 85. Muri iyo myaka 85 yose Abayisiraheli bari baremeye ubwo bucakara, babubamo. Ariko mu gice cya kabiri cyo Kuva baratubwira ngo Abayisiraheli bageze aho barambirwa agahato, barambirwa urupfu rw'abana, batakira Uwiteka. Ngo Imana iravuga ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, numvise gutakishwa batakishwa n'Abanyegiputa, manuwe no kubakiza, mbavane muri buriya buretwa, mbajyane mu gihugu cyagutse cy'amata n'ubuki. Nge nuko sigaye nsenga, sigaye mbwira Imana ngo Mana, vana abantu bacu mu buretwa, vana abantu bacu mu bucakara, vana abantu bacu mu gusabiriza, vana abantu bacu muri dependency, ubashakire, ubereke aho bazakorera, ubereke uko bazakora kugira ngo bashobore kwibeshaho. Ntabwo Imana yigeze yanga kubikora, kubera ko ziriya ngero Yesu yaduhaye. Inyoni ihagarara ku giti, ntabwo ndabona inyoni yicaye ku giti ibumbuye umunwa ngo itegereze ko udusimba tugwamo. Ibyuka mu gitondo ikabanza igahimbaza Imana, yarangiza ikaguruka, aho ibonye akabuto ikakamira, aho ibonye agasimbi ikakamira, nimugoroba ikaza yujuje ibondo, mu gitondo igahaguruka igasubirayo ikajya gushaka ibiyitunga. Naho twebwe turicaraho, ubwo ari Yesu wabivuze nta kabuza bizashoboka. Bizakorwa nande? Umuntu akaza akakubwira ngo ngewe Imana yarambwiye ngo izampa inzu, sindabona umuntu watoraguye inzu mu muhanda. Niba Imana yarakubwiye ko izaguha inzu, gura ikibanza. Numara kugura ikibanza usevinga amafaranga, ugura amatafari. Hari umuntu akwera ngo ariko ngo hari umuntu ngo wagiye ngo ajya mu Burayi ngo ubu tuzahora dutunzwe n'abantu bo mu Burayi badusindagiza, dusabiriza, tubeshya. Iyo reka mbabwize ukuri, nanagenze no mu bihugu by'abazungu n'ubu ndacyagenda, ngira ngo nta gikundiro ngira ku bazungu. Nta uribwiriza ngo mpinzu, nta n'uribwiriza ngo mpimodoka iyo ngendamo nimwe mwayimpaye. Wowe wicaye hano nawe bazungu utegereje ntunajya n'iwabo. Ariko ngewe narumiwe. Wabajije Imana, Hagari yicaye mu butayu yicaranye n'umwana we, ngo amushyira nk'aho umuntu yatera ibuye, aragenda aricara ariheba. Hanyuma ngo uwo mwana atakira Imana, ngo Imana iramubwira ngo Hagari, ngo uratakishwa n'iki? Ngo imuhumura amaso abona iriba ryari rimuri iruhande, ngo avomamo amazi, aragenda aho umwana we. Amariba yacu aturi iruhande, baza Imana ngo iriba ryanjye riri hehe? Mana iriba rizantunga, Mana iriba rizantungana n'umuryango wanjye, Mana iriba ryanjye riri hehe? Uhaguruke urishake, uhaguruke ugende usenga, ubwira Imana ngo Mana ndahagurutse ndagiye, ariko uyobora ibirenge byanjye njye ku iriba ryanjye aho riherereye. Ibintu byo kujya tubaho ngaho gusaba. Muzarebe muri Bibiliya basengaga amasengesho ahindura ubuzima. Reka ndangirize kuri uyu nguyu dusenge. Muzi mu gitabo cy'Ingoma ya mbere ibice 4 habamo umuntu witwa Yabesi. Buriya Yabesi mufata nk'icyitegererezo, nubwo harimo n'izindi ngero nyinshi. Ngo Yabesi nyina yamubyariye mu gahinda, agiye no kumwita amwita gahinda. Aramubwira ngo sha nakubyariye mu gahinda maze witwe gahinda cyangwa mubabaro. Sinzi ikibazo cyari cyabaye kuri nyina. Niba yaramubyaye umugabo yamutaye, niba yaramubyaye bamukoreye cesarienne wenda bikamubabaza kuko icyo gihe nta za anesthesi zabagaho. Niba yaramubyaye byagenze byari byo, icyo tuzi ni kimwe, ngo yamubyariye mu gahinda. Hanyuma ariko ngo Yabesi arakura. Maze kuba mukuru muyibuka ko hariho Imana ihindura amateka.
Imana ya Isirayeli noti Imana ya Yakobo, ya yindi yafashe Yakobo yitwaga Yakobo umuriganya ikamwita Isirayeli ikamuhindurira izina. Aravuga ngo hari ikintu Imana nshaka kugusaba. Number 1, icyampa ukampa umugisha rwose. Mu yandi magambo, icyampa umugisha ukaba mwinshi ku buryo mu Cyongereza bavuga ngo that you may bless me indeed. Mu Cyongereza iyo hongeyeho indeed biravuga ngo ni ikirashimangiye, kiragaragara, nigishidikanywa, ngo icyampa ukampa umugisha rwose, n'ababibonye bakamenya ko ndi umunyamugisha. Imana irabireba ngo yes, utangiye gusenga neza. Ubwo utangiye kwanga kuba magorwa, ukaba utangiye kwanga kuba Yabesi kababaro, ukaba utangiye kureka kwifata kwitama, ukaba utangiye gushaka ibisubizo, ukaba utangiye gushaka umuryango ucamo ngo waguke, icyampa ukampa umugisha rwose. Haleluya. Nkunda gakurikiraho, navukiye mu mfunganwa ukagura imbago zanjye. Haleluya. Icyampa ukampa umugisha rwose ukagura imbago zanjye, ukampa umugisha nyine ukagura imbago zanjye. Nimusenge Imana. Niba ucuruza akantu gato wibwira Imana ngo Imana ndacuruza aka kantu uyu munsi ariko wagura imbago zanjye, ndakora aka kazi uyu munsi ariko wagura imbago zanjye, ndaba muri aka kazu gatoya ariko uzagura imbago zanjye, ndaba muri ubu bukode ariko ntegereje ko wagura imbago zanjye, wagura imbago zanjye. Ibintu byo kwakira ngo rega burya ngo twebwe abantu b'Imana ngo turakira ngo nyine ngo twe duca bugufi. Oya, guca bugufi ntabwo bivuga kwakira ibyo utagomba kwakira, haba mu mico, haba mu myitwarire, haba muki. Hari ibyo tutagomba kwakira, hari ibyo tugomba kwimura, hari ibyo tugomba kwanga, hari ibyo tugomba gusezerera. Ukagura imbago zanjye. Hanyuma aravuga ngo ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukajya undinda ibibi ngo bye kumbabaza. Ukuboko kukabana nanjye ukanyobora, ukuboko kukabana nanjye kugira ngo undinde ibibi, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibihombo, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda abesikoro, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ariko ukampa umugisha. Icyo mbikundira rero, iyo nkuru ifite uko itangira, ifite n'uko irangira. Baratubwira ngo nuko Uwiteka amuha ibyo yasabye. Haleluya. Uwiteka amuha ibyo yasabye. Noneho icyavuyemo niki? Baratubwira ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Niki gituma Yabesi agaragara muri ariya masekuruza? Muze kujyaho muhisomere Ingoma ya mbere ibice 4 kuva ku murongo wa 8. Igituma Yabesi Imana yarandikishije ubwo buhamya bwe nuko Yabesi ari icyitegererezo cy'umuntu watangiye nabi. Atangira bamubyariye mu gahinda, atangira bamwita gahinda, abana bakajya bamubwira ngo gahinda ngo kakugeze hehe, ngo ntikarakugira mubi. Akababwira ati nimubyihoreresha, navukiye mu gahinda, navukiye mu mfunganwa ariko se nzarangiriza. None Imana iravuga ngo iyi nkuru ya Yabesi nimuyishyire hagati y'aya masekuruza. Abandi bose bagenda bavuga ngo kanaka yabyaye kanaka, rongera byara kanaka, rongera byara kanaka, ariko igeze kuri Yabesi iravuga ngo nimukore zooming, nimukore focus kuri uyu nguyu, kuko hari ikintu kiri special nshaka kwigisha ubwoko bwanjye buzakurikiraho. Yabesi yavukiye mu gahinda, nawe sinza ko wavukiyemo, nawe sinzi uburyo wabayeho, nawe sinzi uko iwanyu babagaho. Icyo nzi nuko yewe navukiye mu cyaro, naryamye ku misambi niyorosa ikirago, naryamye ku byatsi tusasa imisambi, ariko uyu munsi ndyama kuri matora nkashyiraho n'amashuka. Ariko icyo nenda kubabwira, aya maguru yanjye yagenze kilometero, najyaga mvi Rwamagana nkagizaza n'abandi bana, ariko uno munsi ndagenda n'imodoka. Sindimo kurata ubukire, no. Hari Imana ikuvana hariya aho baryama ku kirago, ikakujyana ikagushyiraho baryama kuri matora bashasheho amashuka bahindura buri minsi ngahe. Mwambwiye ngo amen. Ariko iyo Mana iyo niyo Yabesi yamenye. Aravuga ngo iriya Mana ihindura amateka, iriya Mana ihindura imibereho, niyo ngiye gusanga, niyo ngiye kubwira, kandi singiye kuyitakira, singiye kuganya, singiye gutondagura amago, ngiye kuyibwira ngo Mana mpindurira amateka. Igihe kirageze ngo twimuke. Haleluya. Imibereho yacu nayihinduke. Jewe hari ikintu kimwe rwose maze imisi bitekereza nkabona, ariko
ayo magambo uwo mugabo yambwiye yanteyemo gushakisha aho ibisubizo bigomba kuba biri. Nsanga no mu gusenga kwacu ntitwigeze tugira intentionality yo kuvuga ngo ngiye gushaka uburyo mva muri ubu buzima kandi mbibwiwe n'Imana, inyereka inzira nzacamo, iyimperekezemo, ingeze aho ngomba kujya, ariko inyereke amariba yanjye nyavomemo. Haleluya. Reka amasengesho y'amaganya tuyaveho, tujye mu masengesho ahindura ubuzima, tujye mu masengesho ashaka ibisubizo. Aho kujya kubaza Imana ngo kuki jyewe, ujye uyibaza ngo nkore iki kugira ngo ibi bihinduke. Aho kugira ngo ujye kubwira Imana ngo mfite ibibazo, ujye kubibwira ngo ibibazo nawe urabizi, ahubwo mpa igisubizo cyabyo, unyereke icyo nakora ngo ibi bihinduke, dutangire guhindura ubuzima. Twigane Yabesi, twigane bariya Bayisirayeli batakiye Uwiteka, amateka arahinduka. Twigane Ishimayeli ari mu butayu, ngo yatakiye Uwiteka, Imana ihumuranye, nabona amariba yo kuvomamo. Igihe kirageze ngo natwe dutangire gushaka amariba yacu kubwo gusenga. Ayo ni amasengesho abyara ibisubizo, ayo ni amasengesho azana impinduka. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye kwiga inyigisho yindi ikomeye ivuga ngo uduhe ibyo dukena. Ubundi urebye iyi nyigisho tugiye kwiga uyu munsi, umuntu yanakwaza ati ariko se ibi ngibi hari utazi kubisengeraho koko? Hari umuntu utazi gutakira Imana ngo ayibwire ngo Mana uduhe ibyo dukena? Aha rero niho tugiye kubona ikintu gikomeye cyane. Ndagira ngo tubanze dusome amagambo amwe dusanga muri Matayo. Noneho turasoma muri Matayo ibice 6. Turahera ku murongo wa 25. Haravuga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda, kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera guke mwe? Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Haleluya. Aya magambo namwe mu magambo dukunze gusoma kenshi, ariko ntabwo tujya tuyatekereza nk'amagambo ajyanye no gusenga, kuko hano turigamo ibintu byinshi. Yesu yaravuze ngo nimujya gusenga mujye musenga muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uduhe none ifunguro ry'uyu munsi, cyangwa uduhe none ibyo dukena byose. Haleluya. Ibi rero kubitekerezaho cyane, umuntu ashobora no gutekereza nk'uko natangiye mvuga, akavuga ati ariko se ibyo hari utabizi? Ubu hari umuntu utazi gusengera ibibazo bye? Buri iyi ntego y'Imana mu gusenga ntabwo ari ukuduha ibisubizo by'ibyo twasengeye, ni ukuduhindura. Haleluya. Abantu bamwe mujya mwumva babivuga ko ngo rwose ngo ubundi ngo ni ngombwa gusenga, ngo ubundi hari icyo nshobora kubwira Imana sitazi ngo ntibibizi. Yes, Imana irabizi, ariko burya igituma tuyijyaho tukayisanga nuko ibishaka ngo duhindure imirebere yacu, ibyo bita outlook, uko tubona ibintu, ihindure imitekerereze yacu, kuko nibwo tuzashobora kubaho neza. Haleluya. Urumva iyo ugiye ugasengera ikibazo runaka, rimwe na rimwe nta nubwo Imana ihita igusubiza.
kuko hari ibisubizo bitatu Imana itanga iyo dusenze. Igisubizo cya mbere kihuta nk'umurabyo. Urasenga, wajya guhumura amaso ukumva igisubizo kirimo kirakomanga ku muryango. Ntibirakubaho? Ugasenga igihe rwose, ukirangiza gusenga ukabona igisubizo ngiki cyicaye ku muryango, kirabonetse. Ubundi ugasenga ukumva ntaho ikibazo cyagiye, ariko nta n'icyo Imana yagushubije. Burya ibikubwira ngo tegereza. Ikizakubwira ngo tegereza nuko wasenze kandi ukumva mu mutima wawe cya kibazo nticyagiye. Burya ubu kirimo gutegereza. Ariko burya niwicara ugategereza bihagije, hari n'igihe Imana ikubwira ngo iki ngiki cyihorere, nta n'icyo nzaguha. Icyo urimo gusengera ntacyo nzaguha. Ikibazo rero kirimo ni ikihe? Muri ibyo bisubizo bitatu dukunda kimwe gusa: tegereza ntawe ijya inezeza. Oya yo ahubwo ishobora no gutuma tuyivaho. Ngo nasenze Imana, ngo ndayisaba, ngo hanyuma ngo ntiyagira icyo ikora, ngo none nyivuyeho, ukagira ngo urayihimye. Ariko Imana yishaka ngo dusenge, kuko gusenga kwacu ku byo dukenera byose bitwegereza Imana. Uko ikibazo gitinda, reka mbabwire ikintu kimwe, uziga iki ngiki. Uko ikibazo gitinda uzakibwira ngo umva wa kibazo, uko utinda hano ndarushaho kwegera Imana. Hari igihe abakunda gusoma muzasoma icyo gitabo nimukibona, mu cyongereza cyitwa screw tape, mu gifaransa cyitwa tactique du diable. Muri tactique du diable hari harimo umudayimoni umwe mukuru yitwaga, dayimoni mukuru yitwaga, nibuka ko gatoya kitwaga Umudu. Noneho rero icyo kidayimoni gikuru cyitwaga akita, uwo muto yakita anko. Noneho ako kadayimoni gato kari gafite umuntu gashinzwe, kagombaga kumukura kuri Yesu. Noneho rero kakajya gatanga raporo kwa anko. Buke yaramubwira ati ariko ndabona raporo zawe urimo urakora amakosa ahubwo azaguhanisha. Uyu uko urushaho kumuteza, urampa raporo yuko wamuteje ibyago. Ubushize wamuteje ibyago arushaho kwegera duyi. Uwo bita duyi rero kwa Satani ni Yesu. Ubushize wamuteje ibyago arushaho kwegera duyi. Urongera wongeyemo ibindi, raporo wampaye yarushijeho kwegera duyi. Urongera wongeraho ibindi, ararushaho kwegera duyi kubera ibyago umuteza. None reka nkugire inama, niba ushaka ko shefu atazaguhana, mureke umuteze amahoro. Ibyo akora byose bitungane, ibyo agerageza byose bimubere byiza, turebe yuko yazamuvaho. Buriya rero Satani niko ajya akora. Iyo uramutse ubizi uko ikibazo kiguma hafi, ugihindura urwego wuriraho wegera Imana, ukabwira ikibazo ngumva rero wa kibazo we, guma hano. Uko uguma hano ndarushaho kwegera databuja. Uko uguma hano ndarushaho kuryoherwa n'uburyo anyitaho. Hari igihe uzabyuka mu gitondo usange cyagiye, kuko kiravuga ngo uko ndushaho kumuteza ikibazo arimo ararushaho kwegera Yesu. Kuko nta nyungu Satani aba agifitemo yo kuguteza ikibazo iyo abona ikibazo kikubereye urwego rukwegereza Yesu. Ariko benshi ntibabisobanukiwe. Burya ikibazo kunesha kwacu ni ugufata ikibazo ukagihindura stepping stone yo kwegera Imana, ukagihindura urwego wuririraho ukarushaho kwegera Imana. Kuko iyo wabigenjeje gutyo niho uzabona wari wajya gusura umurokore wagize ibibazo, akaba ari wo guha ubuhamya, ukavayo wumva ahubwo yakwigishije. Akabwira ati atuzi bya bindi, ati buriya rwose byambayeho pe, ati ndabanza ndiheba, ati ngeze aho ngaho negera Yesu, ati Yesu arankomeza, atarongera arankomeza, atabwo nsigaye buryohewe no kuba ndi muri iki kibazo. Kubera iki? Ikibazo cyamubereye urwego yuririraho arushaho kwegera Imana. Buriya rero iyo dusengera ibyo dukeneye, niyo mpamvu Yesu avuga ngo ariko ngo ntimukiganyire, ngo ntimukiganyire muvuga ngo tuzarya iki, tuzambara iki, tuzanywa iki. Kuko uzi impamvu akenshi ababyiganyira aba anafite ibyo yambaye. None se wagiye gusenga wambaye ubusa? Ushobora kuba ufite inkweto ebyiri warabuze iya gatatu, cyangwa warabuze isa n'umwenda waguze.
cyane cyane iyo uri umudamu ugasengera inkweto, ariko ngira ngo inkweto ntibajya bazisengera, barazigura. Ariko menya hari abazisengera kuko hari igihe badafite amafaranga yo kuzigura, reka mbyihorere gutyo. Ariko icyo nenda kukubwira, fata icyo kibazo cyawe ukibwire ngo wa kibazo ngiye kuguhindura urwego runyegereza Imana, sinzongera kwiganyira. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yo kwihoraho, imenye ibyo byose uko bikwihana, ifite umutima w'urukundo, yishuye ibintu umunezero n'umubabaro, byose abinzanira mw'amahoro, mu munezero n'umubabaro, byose abinzanira mw'amahoro. Urumva uyu muririmbyi yari yarabyumvise neza, aravuga ngo mu munezero no mu mubabaro byose abinzaniramo amahoro. Kubera iki? Uyu nguyu yizeye uko byagenda kose, naho imirima yarumba, naho intama zashira mu bikumba, nta kizambuza kwirata Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Iki rero ni ikintu tugomba gusobanukirwa. Buriya iyo turimo gusengera ibyo dukeneye biratuzamura, ndaza kubereka uko bituzamura, mbereke n'igituma bitatuzamura. Biratuzamura kuko Yesu yaratubwiye ngo ibi byose nimubigeramo, ukeneye ibyo wambara, ukeneye ibyo urya, ukeneye aho uba, icya mbere ntuzihebe, ntuziganyire, kuko so wo mu ijuru arabizi yuko ubikeneye. Haleluya. Wenda ashobora gutinda kugusubiza, ariko arabizi. Ariko inyungu izavamo iyo ugiye gusenga ni amahoro Imana itanga. Haleluya. Kuko muribuka mu gitabo cya Samweli, hari igihe umugore witwa Hana, nyina wa Samweli, yagiye imbere y'Imana ngo yari arambiwe ubugumba. Aragenda ajya imbere y'Imana, aravuga. Aho Eli yari yicaye aramureba, aravuga ati ariko uriya mugore agomba kuba yasinze. Igihe yakavugiye agomba kuba yasinze. Araza aramubwira ati madamu, wagiye unywa nkeya cyangwa ukajya ushyiramo amazi? Ubona igihe wagasindira imbere y'Imana. Aramubwira ati rega, jye sindi umugore w'ikigoryi, nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo ku mutima wanjye. Hari imbere y'Imana niho tugenda tugasuka indurwe yose, kuko Imana iratubwira ngo nimuyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Nkunda ukuntu mu Cyongereza baravuga ngo cast upon him all your cares for he cares for you, ngo nimuyikoreze amaganya yanyu kuko ihangayikishwa namwe. Iyo Imana ikubona ubabaye, iyo Imana ikubona urwaye, iyo Imana ikubona ufite ikibazo, ntabwo ireka kuba so, ahubwo ihangayikishwa n'amahoro yawe. Hari abantu bakubwira ngo none se ngo niba mpangayikishwa n'amahoro yanjye ngo kuki bidahita bikemura? Mwibuke ko twavukiye mu isi yaguye, turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi ibamo uburwayi, turi mu isi irimo n'urupfu, turi mu isi irimo n'abanyabyaha. Kuko ibintu bimwe na bimwe bitubaho byanga no guhinduka vuba, ni n'abanyabyaha tubana nabo. Ugasenga Mana kuki ibintu none se bariya abanyabyaha se mbice? Ihangane, wamaze igihe kirekire musengera ibintu bidahinduka, mwihangane. Ariko nureba neza, nubaza Imana ngo ariko Mana kuki iki kintu kitarimo guhinduka, hari n'ubwo izakubwira impamvu. Ndaje turaza kubireba mu by'imibereho. Hari igihe uzasanga ari ibintu bitavuye ku Mana, bivuye kuri circumstances zigukikije. Niyo mpamvu igihe twasengaga ejo mbabwira nti gusengera igihugu, hari igihe umuntu aba ari umushomeri, ukabwira Imana ariko Mana kuki nabuze akazi, kuki Imana ibabwira reka ekonomi yanyu imeze nabi, mufite imirimo mikeya,
nimuyisengere ikuri, kuko kimwe kibyara ikindi. Kumenya Imana nka data no gusengera ubwami bwayo kibyara iki ngiki turimo. Amen. Pawulo yandikiye Abafilipi atera muri iryo rya Yesu, arababwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira. Abafilipi ibice 4 umurongo wa 6 n'uwa 7, ntimukagire ibyo mwiganyira, ahubwo ibyo mukena byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Haleluya. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nkundi uyu murongo wa 7 gukurikiraho ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Kuko iyo usutse imbere y'Imana ibyari bikuremereye byose. Hana yabwiye Eli, aramubwira ati nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yanjye. Hera aramubwira ngo genda Uwiteka guha icyo wasabye, kandi kuko niko byagenze. Kandi yari amaze imyaka byaranze, ariko mu gihe gikwiriye, igihe Imana yagennye, iravuga ngo taka cyane kuko iki nicyo gihe cyawe cyo gusubizwa. Hera mwaturaho ijambo rihinduka ubuhanuzi. Haleluya. Mu gihe gikwiriye Uwiteka azasubiza kwifuza kwawe, ariko ntimukiganyire, ntimukihebe. Haleluya. Buriya rero ubundi turanibeshya kuri iri sengesho. Abantu benshi bazi yuko buri muntu wese azi gusengera ibyifuzo by'ubukene, ariko buriya reka nze kubereka ukuntu twibeshya. Ubundi ikibazo gikomeye dufite, abantu benshi barasenga ariko ntibahindurwe n'isengesho ryabo basenze. Kubera iki? Arasenga akava imbere y'Imana akimeze nk'uko yaje. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mwifuza byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nibwo amahoro y'Imana arenze cyane ayo umuntu yamenya azatwarira mu mitima yanyu. Abantu benshi bajya imbere y'Imana bagasenga, basohoka bagasohoka uko baje, ntabwo bahindurwa no gusenga kwabo. Kubera iki? Icya mbere, usanga abantu barasenga, Imana ikadusaba kuyikoreza imitwaro yacu, ahubwo tukayisenga tuyikoreye. Kavuga ati ariko iyo mitwaro wayimpaye nkayigutwaza. Siko Yesu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhura. Muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 7 akatubwira ngo muyikoreze imitwaro yanyu yose. Aho kugira ngo Yesu aturuhure ukava imbere y'Imana, ndabizi neza n'ubu wazana icyuma gipima imitwaro abantu batwaye ku mitima, tugiye gusenga. Ariko imitwaro wikoreye nshobora kubibabwira ntabeshya, uwazana icyuma gipima nkabategera hariya ku muhanda cyangwa hariya ku muryango, nkavuga ni wacyuma we upime umuntu usubiranye umutwaro we, cyavuga. Kubera iki? Tujya imbere y'Imana, yatubwiye ngo nimunyikoreze imitwaro yanyu yose, ibyo nimubinsigire mbaha amahoro, ugasohoka ntayo utwaye. Kubera iki? Wasenze wikoreye imitwaro, ntabwo wigeze uyitura, nta nubwo wigeze uyisezeraho ngo wibwire ngo umva wa mitwaro wa mahoro make, ndagusezeye ndakwirukanye, nunagaruka ndongera ngo usubize hahandi. Kuko hari ibintu utamo mazi ushaka kubiroha bikanga kugenda. Wari wata ibintu muri toilette wa flashinga ngo bigende bikiyangira, ukongera ugaflashinga bikanga, ukongera ugaflashinga bikanga. Hari ibintu dushyira kuri muri Yesu bikanga kugenda, bikakomeza bikagaruka. Buriya na kamere ni kwimera. Hane buriya rwose kamere. Hari umugani twajyaga duca kera aho twakoraga muyeyi ngo ifuni ihamba kamere ihora ku rutugu. Ifuni ihamba kamere ihora ku rutugu, urayihamba wataha ugasanga yagutanze mu rugo. Kavuna mwito kamere igarutse iti, ugahamba ukongera ejo wasubira ugasanga yagarutse, kugeza igihe izagenda ipfa rimwe ikapfunukira ahandi. Ariko buri ikintu cyiza cy'Imana iratubwira ngo nta kibazo, ndabizi ko kamere ihari, ntukayemerere ko gutegeka, ujye uyikontorora.
imitwaro yacu tuyishyire kuri Yesu. Icya kabiri gikomeye cyane ndetse kurusha icyo cya mbere, hari igihe tujya imbere y'Imana tugatondagura ibibazo, tukayibwira. Ni bangahe bajya batekereza bibuka gutegereza icyo Imana ikubwira? Mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki yaravuze ngo nzahagarara imbere y'Imana ku munara wanjye aho ndindire icyo azambwira kubw'ibyo namuganyiye. Akenshi twebwe iyo tumaze gutondagura ibibazo turagenda. Reka rero mbere icyo ubuswa burimo. Tekereza, mfate nk'umwe mu badamu bari hano, ufite umuturanyi aje iwawe arakubwira ati Gemi, ndaje ubusa abana pe, ubu ngubu mu nzu habe na mba, akakurondorera ibibazo bye. Yarangiza ukamubwira uti yewe ihangane, reka njye mu mbere ndebe yuko hari umuceri nawe mfite, ndebe n'udushyimbo niba hari uduhari, hanyuma nze. Wagaruka ugasanga yitahiye. Watekereza uti ese uriya mugore yankinishaga, yaje kunsaba ibishyimbo byo gutekera abana n'umuceri, none ngiye kubimuzanira ararambirwa aragenda. Kenshi rero twebwe turasenga igihe Imana itaragira ikikubwira, ukaba wahagurutse wagiye. Ni kangahe dukora dutyo? Abantu benshi ntabwo bajya bategereza icyo Imana ivuga kubw'ibyo bayibwiye mu bukene bwabo. Icyo nicyo kintu gituma gusenga kwacu rimwe na rimwe tudagukuriramo ngo umenye kwicara imbere y'Imana uyitegereze. Uhava uvuga ngo nzi neza ko iki kintu nagisengeye kandi hari icyo Imana yakivuzeho. Hari ubwo uzaza hano wasengeye ikintu, nibatangira kwigisha wumva baravuga ibintu byawe, wumva igisubizo cyawe kirimo. Hari ubwo uzaza hano wasengeye ikintu, nujya mu modoka wumva indirimbo irimo irasubiza ikibazo cyawe. Hari ubwo uzaza hano usenge, ujye kurangiza gusenga wumva ibisubizo birimo kwitendeka mu mutwe wawe biza. Jewe ntabwo Imana ijya ivuganira nanjye mu nzozi, niyo ndose ndabyibagirwa, meze nka Farawo. Inzozi zanjye oya nako nka Nabukadineza, niyo ndose ndabyibagirwa, kereka haje ba Daniyeli bakaza kubinyibutsa. Inzozi ndazirota nkazibagirwa, ntabwo Imana ivuganira nanjye mu nzozi. Ni rare rwose mbaza inshuro Imana yambwiye ikintu mu nzozi kikabaho, ni nka rimwe cyangwa kabiri ku myaka yanjye 60 n'iyindi. Ariko iyo maze gusenga nshobora kwicara ndimo gusenga ikintu cyangoye cyandemereye, cyangwa namara gusenga nkicara nkatuza, kuko njyewe niko nsenga. Iyo mfite ikibazo nsengera, mara kugisengera maze ariko nkabanza nkidaha byembye. Kandi nimushaka kuruhuka muzige kwidaha, wicara imbere y'Imana ubwire uti Imana umva nahuye n'ikibazo, abantu bamagurukiye, abantu bagize barya kandi bagize barya, numva umujinya uranyishe, Mana ubisuke imbere y'Imana. Uri cyo nkundira Dawidi yarazi gusenga bene ayo masengesho aruhura umutima. Twebwe rero dusenga amasengesho meza ateye ipasi agoroye, oya bisuke uko biri. Niba byaguteye umujinya ugenda ubwira Imana utumva rero Mana nje kukubwira ubu ngubu ibi bintu birandambiye, ibi bintu birananiye, ibi bintu birangoye, ibi bintu ntibishoboka. Nigeze kubabwira ubushize nabahaye agace k'ubuhamya, ariko sinababwiye ahubwo ububanza nibwo bwabenteresa kuri iyi nyigisho. Twigeze kugira ikibazo cya biro cyaho twakoreraga. Landlord wacu nyirinzu azamura ibiciro mu mezi 6. Ubwo buhamya narabuhaye hano abo twatangiranye. Mu mezi 6 yatuzamuye gatatu kandi mu buryo bufatika, ava ku 40 agera kuri 320 mu mezi 6 gusa. Noneho ngi imbere, noneho ubwa gatatu yandika niba aruha amburira yuko rwose uko ubukene buzaza azajya yongera. Ndagenda mfata ibaruwa nyishyira imbere y'Imana, ndapfukama ndabwira nti Imana, Hezekiya yigeze kukuzanira ibaruwa, nanjye nkuzaniye iyi ngiyi, sindi buyigusomera uzi gusoma, niwe wabitwigishije, ariko ibi bintu birananiye, ntabwo nzabishobora, uyu murimo sinzawukorera aha hantu, ntibizakunda, ndidodomba. Jemima ashobora kuba atabyibuka. Uwo munsi yaraje arambwira ati dufite ikibanza tugurisha. Ndamubwira nti aye ntigigura ibibanza, ariko Imana yambwiye ngo iki kibanza ni icyanyu. Mu mutima ndabwira ariko Imana ishobora kuba yanshubije, nkaba ndimo ku umunsi ukurikiyeho mu minsi mikeya haza umupartoneri umwe mu bo twakoranaga w'Umudage, arambwira ati se ko mbona biro yababanye ntoya, nturetse no kutubana ntoya tubanye irahenze, byananiye, byanshobeye neza. Arambwira ati se ufite igisubizo?
tujya kureba ikibanza. Igikurikiyeho ni amateka, twarakiguze. Baragiye arambwira ati tuzabaguriza amafaranga ayo mwajyaga mukoresha mukodesha, mujye muyashyira kuri konti mutwishyure. Aragenda ageze mu Budage, Imana iravuga ngo ya jewe ririya sengesho nararyumvise. Aranyandikira arambwira ati hubwo ihute fata ku mafaranga twabahaye y'abana, kiriya kibanza kitagucika mu kigure, nabonye umuntu uzayabahera ubuntu. Yavuga ni burya dufite Imana. Turagenda ikibanza turakigura. Tumaze kukigura, umugabo wari wagiye kuzana amafaranga abaraje yaje kunshaka. Arambwira ati wambabariye nka kongereraho. Ndamubwira nti ndagatemwa ndagapfa, ntabwo nshobora kuguha iki kibanza n'amavi nasenze. Nawe ubwo vuga uvuya. Rero icyo mbabwira, hari igihe usenga, igihe urangiza gusenga Imana ikavuga ngo amuhera naje, ariko ujye utegereza wumva icyo Imana ikubwira. Ntukagende Imana itaravuga, ko hari igihe usenga mu gihe gitoya Imana ikurikije uko ikibazo giteye ikihutira kugusubiza. Uwo mudamu nyirinzu yanzaniye preavi yo kongera kuzamura. Ndamubwira ni madame ntiwigore, ahubwo nanjye nendaga kuba preavi yuko tugiye, ikibazo kiba kirarangiye, tuba twimutse. Icya gatatu ndagira ngo tugane ku musozo. Ikibazo tujya tugira iyo turimo gusengera ibibazo bya tuzabaho dute, tuzatungwa n'iki. Akenshi iyo Imana itinze kudusubiza tumera nk'ihene, tumera nk'ihene. Buriya Yesu yigeze gukoresha ikigereranyo aravuga ngo ihene n'intama, ngo intama nzazishyira iburyo, ihene nzishyira ibumoso. Buriya uzafata ihene ishonje uyizitura umugozi, immediate ntabwo izategereza kuyijyana, izishugurikira. Iragenda ishugurike, urayisanga yarenze. Natwe rero kenshi nuko twitwara. Iyo Imana itinze gusubiza turisubiza. Ibintu byinshi mba bifiteho ubuhamya, burya gusaza ni byiza. Sara yasengeye umwana we na Aburahamu. Imana yarabahaye n'isezerano, irababwira ngo Aburahamu nge nzaguha umwana, kandi uwo mwana azava mu rukiryi rwawe. Arataha ageze mu rugo, kandi ubwo amaze kurahirana n'Imana isezerano. Yakase inka, akata intama, akata ihene, akata n'inyoni bacamo. Iyo ndahiro yitwaga indahiro y'amaraso, ivuga ngo nindamuka nishira isezerano ijosi ryanjye rizagende nk'iry'izi nka. Imana irabireba iravuga ngo Aburahamu, ndahirana na Aburahamu, iramureka arinda igitambo. Bigejeje nimugoroba iramusinziriza, irazicamo yonyine iragitwika kugira ngo ataza kwibeshya agacamo, kuko yacamo chapter ikurikiyeho yagombaga gupfa. Biba muri chapter ya 15 mu ya 16. Hagara aramubwira ati bya bintu nako Sara aramubwira ati bya bintu urimo ni biki? Ngo Uwiteka ngo mwarahiranye isezerano ryitwa ngo iki? Ngo izaguha umwana imukuye he? Dore yanyimye umwana none ndashaje, ngo fata Hagari w'inkumi umbyarira umwana mukikire, tumwadobute tumwitirirwe, umvaneho amashyengo. Aburahamu arareba ataho kugira ngo nshwane n'umugore, afata Hagari aramurongora. Umwana baramushuguritse. Hanyuma Hagari amaze gutwita asuzugura nyirabuja. Reka mbwira abagabo muryamana n'abakozi, shabu ryo waryamanye n'umukozi, umukozi waryamanye na patro asuzugura nyirabuja rwose. Akamubwira ati rega buriya madame twembi turasasa kandi wowe urashaje. Buriya Hagari yajya kuvuga ati rega madame rego twembi turasasa kandi wowe urashaje. Atangiye kumubwira ati jya kuvoma, ati jyewe njya kuvoma, aterega ntwite inda ya patro, jya kuvoma wowe ufite imbaraga, jyewe ngunda twite mfite maleze. Sara aragenda abwira umugabo ati urabona agasuzuguro kuriya mukobwa niwe wakazanye. Aburahamu aramubwira ati uranteye, uriya muja n'uwawe ni nawe wamunzaniye, none mukoresha icyo ushaka. Sara buriya ikindi kintu abagabo bajye bakoraho amakosa, umugore warakaye ntuzamuha umukozi ngo amukoreshe icyo ashaka. Wigeze kumva irwamagana umugore yigeze gutwika umukozi?
yamutwika ureba umubona yarakaye, ujya uhagarara hagati. Sara afashe wa mugore utwite, ntiyagira n'impuhwe z'uko babanye, ntiyagira n'impuhwe y'uko ari wowe wamuzanye, ntiyagira n'impuhwe ko ari wowe wamuhaye umugabo. Ariko uriya mwana w'umukobwa baramusagariye, aramubwira ati umva, ntazongera kukubona hano, n'impumuro yawe sinzongere kuyumva muri iyi nzu. Aramubirije aragenda, n'inda atwite, habe n'impuhwe. Aragenda, ariko ageze mu nzira burya Imana ni inyampuhwe. Iramubwira ngo Hagari, muja wa Sarayi, uravaho ukajyahe? Ati mpunze mabuja. Ati katusubireyo kandi ujye umwumvira, uvaneho ubwo bushinzi bwawe bwo gushinga ijosi no guhangana nawe, genda usubireyo ujye umwumvira. Asubirayo abyara umwana. Aburahamu afite imyaka 86 yabyaye umwana w'umushugurikano witwa Ishimayeli. Imana iraceceka, agejeje ku myaka 100 nibwo yagarutse. Imyaka 13 nta kimuvugisha, babyara Isaka. Amaze kumubyara Sara, ariko Imana izahumugisha Sara, nako yarumuhaye kuko yagiye kera. Aravuga ati mbere twumvikane mugabo nkunda, uyu mugore ni iki cyana cye, ntazongera kubibona hafi y'umwana wanjye. Baratubwira ngo bibabaza Aburahamu, ahubwo Imana iramubwira ngo mureke agende, amahoro atahe mu rugo. Iyo Imana itinze kudusubiza turishugurikira. Reka mbabwire, nigeze gushugurika, ariko Imana irabireba ivuga ati ubwo umugaragu wanjye ageze aho agiye gushugurika kabaye. Nkiri umusore nari narihaye gahunda, ndavuga ngo mfite imyaka 25 nzaba nararangije university. Ibyo nabigezeho kuri 24 nari nararangije. Mfite imyaka 25 nzarongora, kandi umukobwa ufite imyaka 21. Icyo gihe kuri 25 nari mufite, ufite 21 twarabyemeranije tugomba kubitunganya umwaka ukurikiyeho. Ndarangije, mbonye akazi muri university, ndavuga ni plan on target. Umwaka utaha ayimari, umwaka utaha ubukwe butaraba, tutarapanga umunsi w'ubukwe, mbona ibaruwa iraje ngo kubera impamvu za leta ntukiri muri university, twakohereje muri secondaire. Barandinganije karabaye. Kuri 25 ngiye Rurindo, 26 kuri 27 umukobwa arambwira ati ariko ndabona urimo gutinda mu mayira, antera karite rouge. Ndamuherekeza arongorwa n'undi muhungu, ntangira guhangana. Ndabwira rero Mana tubyumve kimwe, turubona nishugurikiye aragiye, none rero nshugurikira. Ubu noneho narakijijwe, nshugurikira. Wavuze ko minani tuzayihabwa n'ababyeyi, ariko umufasha udukwiriye tuzamuhabwa nawe, uwanjye arihererewe. Ndatutirije kuri 30 ndabyibuka, nicaye ahantu munsi y'igiti. Mbwira Imana ngo rero Mana, niba ushaka ko mba padiri mbwira nsubireyo, ariko enough is enough, ndarambiwe kandi nutinda ndisubiza. Imana iranyihorera. Iyo atangiye kwitera ubwoba, ubwira se Imana irikanga, iranyihorera. Hanyuma ndagenda, hari umukobwa twakoranaga yari yarimutsaza hano i Kigali. Ndavuga no okay fine, nyirakanaka twarasenganaga kandi mbona yavamo umugore mwiza. Noneho ntangiye kwiyobora, kuwa gatatu nzagenda mu bugiri. Ndabyuka nagiye, ari kuwa gatatu njya aho yakoraga, turaganira. Ndangije ndamubwira nti najya kumubwira nkumva agapfukamunwa, akambwira ati se ntisinzi ibintu nari ngiye kukubwira. Najya kumubwira nkumva byanze pe. Ndamubwira ariko wazaje kunsura ku cyumweru, nkavuga ni buriya ni timidite nagize wenda kubera ko ni ibintu bikomeye. Wazaje kunsura ku cyumweru tukaganira. Arambwira ati nzaza. Ku cyumweru araza, ndimo ndashugurika. Araza rwose, turagenda tujya gusenga, tuvayo. Twagiraga groupe y'abanyeshuri twasengagamo, tuvayo turamanuka tujya iwanjye n'abandi basore twabanaga, turarya. Turangije basore baravuga ati pure uyu mukobwa agomba kuba yaje gusura Antoine, se twayasuye. Bigira mu byumba byabo, dusigara twicaye muri salo. Dufata intebe, hari igiti cyabaga mu rugo aho ngaho, tuzitera hanze ngo twiganirire nyine twisanzuye. Ko nkiri umusore nafite principe ko nta mukobwa uzinjira mu cyumba cyanjye, kandi nta wigeze akinjiramo.
tujya hanze twicara munsi y'igiti. Ati reka rero ngutere story nkubwire inkuru, ndikagira inkuru. Ati kuwa gatanu habaye iki? Ati kuwa gatanu, ati nyine hari umuntu nabwiye Yesu. Ndicara ndavuga nti hari umuntu nabwiye Yesu. Ni ngaho mbwira inkuru rero. Aramubwira ubwo niko nanjye icyifuzo kirimo kwiyevapora nyine cyarangiye. Aramubwira, hanyuma arangije arambwira ati se we wanshakiraga iki? Ndavuga ngo rero nkubwire, singiye kukubeshya, nanjye nibyo nashakaga kukubwira, ariko ubwo wemereye undi ubwo ni ikimenyetso yuko atari wowe. Arambwira ngo iyo ubimbwira cyageze kuwa gatatu. Ni uriya ni hari ukuntu Imana yabigenjeje, ni kuko rero nasenze ndayibwira ngo niba atari byo, ni burya nibyo nendaga kukubwira bikanga kuza. Ubwo rero nuko byagenze, aciye nzira nanjye ndategereza ndicara mbwira Imana ngo rero noneho Mana aho bigeze sinzongera no kuzana iki cyifuzo imbere yawe, ngiye kugutegereza, waza utinze waza utebutse, ako ni akazi kawe, ngiye mu byawe nawe ujye mu byanjye. Haciyeho iminsi abasore twasenganaga bajyemo baranabazi, umusore witwa Rwandanga Daniel, ngira ngo naba Ariyeti baramuzi, aragenda ava iyo yabaga i Nyagatare, kuko abasore benshi twasenganaga azira urindo kunsura. Araza arambwira ati ati nkuzaniye inkuru nziza. Nikagira inkuru ntiyihe? Ati twaragusengeye ejo bundi, ati turasenga kabisa ijuru riramanuka, ati kandi abandi bambwiye ngo nze nkubwire ngo igisubizo cyawe kiri hafi kuruta uko ubitekereza. Ntikimbwire rero, arabimbwira nyine, ibisigaye ni amateka muramuzi. Ubu rero ariko icyo nendaga kubabwira, iyo Imana itinze, Satani aduha temptation yo kwisubiza, akaduha temptation yo kwishugurikira, ugashaka kwishakira ibisubizo, kandi Imana ikubwira ngo ariko se urirukanwa n'iki? Uwawe ndacyamutunganya, ndacyamusiga, nimutwikurura uzabona nyine yuko ntakubeshyaga. Kandi ubu ngubu harigihe nicara nkavuga ni kabisa this God. Hari umungu twajyaga dusengana cyane bavuga ngo this God, twamwitaga this God kuko yavugaga icyongereza cy'ikinyarwanda. This God is our God. Iyi Mana niyo Mana yacu, ngo kandi izatuyobora kugeza mu rupfu. This God wagendanye nayo cyane. Yakobo yaranditse ngo usaba wese abe yizeye kandi adashidikanya, kuko umuntu ushidikanya ngo anamuka mu nzira ze zose. Haleluya. Kuko iyo usenga ushidikanya unamuka mu nzira zawe ukishugurikira. Buriya rero nibi bintu by'imibereho n'ibindi, icyo Imana ibishaka kutwigisha urabisengera bigatinda kuza, ariko ikabirimo kukwigisha kuyizera. Kandi mu Baheburayo bakatubwira ngo uwegera Imana akwiye kwizera kwiriho kandi kwigororera abayishaka. Amina. Yewe njya nibaza, ndashoje, hariya njya nicara nkavuga ariko buriya ntidushobora kuba dusenga nabi. Umuntu umwe w'umunyapolitike yigeze kumbwira ijambo rirambabaza, arambwira ngo ariko jye kuko muvuga ngo Imana ni so, ngo buri Imana ntiyateshutse inshingano zayo. Ni kubera iki? Ngo icyambere uzareba abarokore, ngo abantu ba mbere bakennye muri iki gihugu ni abasenga. Ndabitekereza ndavuga ariko umenya harimo ikintu hano. Arangira arambwira ngo kandi namwe mumeze neza, ngo mwigendera uko mushaka. Nza gusanga koko izo kategori ebyiri zirahari. Twebwe Imana imaze kuduha umugisha, tuba abarokore bigendera uko dushaka, twigendera uko dushaka, tukavuga uko dushaka, tugakora ibyo dushaka, kuko Imana yaduhaye umugisha. Ariko n'uburokore tutaburetse. Ba bandi bakaba mu bukene
kandi bafite Imana. Ngeze ndabitekereza ndabwira ariko ntiwambwiye ko nawe kera iwanyu bari abaporoso? Ati ntega nkubwira ikintu, ntuzi umugani w'umwana w'ikirara. Ati ni bamwe rero babaye abana b'ibirara muri sansi imwe. Bamwe turacyarya ubukungu Imana yaduhaye, harimo wowe wize Sunday school, none Imana wayiteye umugongo, urimo uravuga ko yananiwe inshingano. Ubwo itakwishura urimo uravuga ko yananiwe inshingano, ubwo itagukenesheje yananiwe inshingano. Yaragukijije urangije, urimo urarya ubutunzi yaguhaye utayitayeho. Umwana w'ikirara. N'abariya abandi bo bageze kuri stage ya nyuma, baragiye ingurube. Umunsi twese tuzahaguruka tukegera data. Reka mbabwire icyo nshaka kuvuga, kuko nasobanukiye ikintu gikomeye, ni Imana izahindura imibereho. Uzi yuko igituma rimwe na rimwe imibereho yacu idahinduka, dusenga nabi. Ntukajye kubwira Imana yuko ukeneye umuceri, ujye uyibaza uko uzakora kugira ngo uve mu basaba umuceri ujye mu batanga umuceri. Kuko naje gusanga gusenga kwacu ntiguhindura ubuzima, kuko turicara gusa tukabwira Imana amaganya yacu, ntitwibwire ngo ariko Mana, ubu buzima ndimo, what is the way out? Ni iyihe nzira izamvana muri ubu bucakara? Ni iyihe nzira izamvana muri Egiputa? Muzasome igitabo cyo Kuva. Abayisiraheli bamaze imyaka, reka mbereke ukuntu bimeze. Kuva Mose avuka bari barimo kwica abana b'abahungu, kugeza igihe Mose yagarukiye aje kubakura muri Egiputa. Haciyemo imyaka 85. Muri iyo myaka 85 yose Abayisiraheli bari baremeye ubwo bucakara, babubamo. Ariko mu gice cya kabiri cyo Kuva baratubwira ngo Abayisiraheli bageze aho barambirwa agahato, barambirwa urupfu rw'abana, batakira Uwiteka. Ngo Imana iravuga ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, numvise gutakishwa batakishwa n'Abanyegiputa, manuwe no kubakiza, mbavane muri buriya buretwa, mbajyane mu gihugu cyagutse cy'amata n'ubuki. Nge nuko sigaye nsenga, sigaye mbwira Imana ngo Mana, vana abantu bacu mu buretwa, vana abantu bacu mu bucakara, vana abantu bacu mu gusabiriza, vana abantu bacu muri dependency, ubashakire, ubereke aho bazakorera, ubereke uko bazakora kugira ngo bashobore kwibeshaho. Ntabwo Imana yigeze yanga kubikora, kubera ko ziriya ngero Yesu yaduhaye. Inyoni ihagarara ku giti, ntabwo ndabona inyoni yicaye ku giti ibumbuye umunwa ngo itegereze ko udusimba tugwamo. Ibyuka mu gitondo ikabanza igahimbaza Imana, yarangiza ikaguruka, aho ibonye akabuto ikakamira, aho ibonye agasimbi kakamira, nimugoroba ikaza yujuje ibondo, mu gitondo igahaguruka igasubirayo ikajya gushaka ibiyitunga. Naho twebwe turicaraho, ubwo ari Yesu wabivuze nta kabuza bizashoboka. Bizakorwa nande? Umuntu akaza akubwira ngo ugiye Imana yarambwiye ngo izampa inzu, sindabona umuntu watoraguye inzu mu muhanda. Niba Imana yarakubwiye ko izaguha inzu, gura ikibanza. Numara kugura ikibanza usevinga amafaranga, ugura amatafari. Hari umuntu akwera ngo ariko ngo hari umuntu ngo wagiye ngo ajya mu Burayi ngo ubu tuzahora dutunzwe n'abantu bo mu Burayi badusindagiza, dusabiriza, tubeshya. Iyo reka mbabwize ukuri, nanagenze no mu bihugu by'abazungu n'ubu ndacyagenda, ngira ngo nta gikundiro ngira ku bazungu. Nta uribwiriza ngo ampe inzu, nta n'uribwiriza ngo ampe imodoka, iyo ngendamo nimwe mwayimpaye. Wowe wicaye hano nawe bazungu utegereje ntunajya n'iwabo. Ariko ngewe narumiwe. Wabajije Imana, Hagari yicaye mu butayu yicaranye n'umwana we, ngo amushyira nk'aho umuntu yatera ibuye, aragenda aricara ariheba. Hanyuma ngo uwo mwana atakira Imana, ngo Imana iramubwira ngo Hagari, ngo uratakishwa n'iki? Ngo imuhumura amaso abona iriba ryari rimuri iruhande, ngo avomamo amazi, aragenda aho umwana we. Amariba yacu aturi iruhande, baza Imana ngo iriba ryanjye riri hehe? Mana iriba rizantunga, Mana iriba rizantungana n'umuryango wanjye, Mana iriba ryanjye riri hehe? Uhaguruke urishake, uhaguruke ugende usenga, ubwira Imana ngo Mana ndahagurutse ndagiye, ariko uyobora ibirenge byanjye njye ku iriba ryanjye aho riherereye. Ibintu byo kujya tubaho ngaho gusaba. Muzarebe muri Bibiliya
basengaga amasengesho ahindura ubuzima. Reka ndangirize kuri uyu nguyu dusenge. Muzi mu gitabo cy'Ingoma ya mbere ibice 4 habamo umuntu witwa Yabesi. Buriya Yabesi mufata nk'icyitegererezo nubwo harimo n'izindi ngero nyinshi. Ngo Yabesi nyina yamubyariye mu gahinda, agiye no kumwita amwita gahinda. Aramubwira ngo sha nakubyariye mu gahinda maze witwe gahinda cyangwa mubabaro. Sinzi ikibazo cyari cyabaye kuri nyina, niba yaramubyaye umugabo yamutaye, niba yaramubyaye bamukoreye cesarienne wenda bikamubabaza kuko icyo gihe nta za anesthesi zabagaho, niba yaramubyaye byagenze byari byo icyo tuzi ni kimwe, ngo yamubyariye mu gahinda. Hanyuma ariko ngo Yabesi arakura, maze kuba mukuru muyibuka ko hariho Imana ihindura amateka. Imana ya Isirayeli noti Imana ya Yakobo, ya yindi yafashe Yakobo yitwaga Yakobo umuriganya ikamwita Isirayeli ikamuhindurira izina. Aravuga ngo hari ikintu Imana nshaka kugusaba. Number 1, icyampa ukampa umugisha rwose. Mu yandi magambo icyampa umugisha ukaba mwinshi ku buryo mu Cyongereza bavuga ngo that you may bless me indeed. Mu Cyongereza yongeyeho indeed biravuga ngo ni ikirashimangiye kiragaragara nigishidikanywa, ngo icyampa ukampa umugisha rwose. N'ababibonye bakamenya ko ndi umunyamugisha. Imana irabireba ngo yes, utangiye gusenga neza. Ubwo utangiye kwanga kuba magorwa, ukaba utangiye kwanga kuba Yabesi kababaro, ukaba utangiye kureka kwifata kwitama, ukaba utangiye gushaka ibisubizo, ukaba utangiye gushaka umuryango ucamo ngo waguke. Icyampa ukampa umugisha rwose. Haleluya. Nkunda gakurikiraho, navukiye mu mfunganwa ukagura imbago zanjye. Haleluya. Icyampa ukampa umugisha rwose ukagura imbago zanjye, ukampa umugisha nyine ukagura imbago zanjye. Nimusenge Imana. Niba ucuruza akantu gato wibwira Imana ngo Imana ndacuruza aka kantu uyu munsi ariko wagura imbago zanjye, ndakora aka kazi uyu munsi ariko wagura imbago zanjye, ndaba muri aka kazu gatoya ariko uzagura imbago zanjye, ndaba muri ubu bukode ariko ntegereje ko wagura imbago zanjye, wagura imbago zanjye. Ibintu byo kwakira ngo rega burya ngo twebwe abantu b'Imana ngo turakira, ngo nyine ngo twe duca bugufi. Oya, guca bugufi ntabwo bivuga kwakira ibyo utagomba kwakira. Haba mu mico, haba mu myitwarire, haba muki, hari ibyo tutagomba kwakira, hari ibyo tugomba kwimura, hari ibyo tugomba kwanga, hari ibyo tugomba gusezerera. Ukagura imbago zanjye. Hanyuma aravuga ngo ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukajya undinda ibibi ngo bye kumbabaza. Ukuboko kukabana nanjye ukanyobora, ukuboko kukabana nanjye kugira ngo undinde ibibi, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibihombo, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda abesikoro, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ariko ukampa umugisha. Icyo mbikundira rero, iyo nkuru ifite uko itangira ifite n'uko irangira. Baratubwira ngo nuko Uwiteka amuha ibyo yasabye. Haleluya. Uwiteka amuha ibyo yasabye. Noneho icyavuyemo niki? Baratubwira ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Niki gituma Yabesi agaragara muri ariya masekuruza? Muze kujyaho muhisomere Ingoma ya mbere ibice 4 kuva ku murongo wa 8. Igituma Yabesi Imana yarandikishije ubwo buhamya bwe nuko Yabesi ari icyitegererezo cy'umuntu watangiye nabi. Atangira bamubyariye mu gahinda, atangira bamwita gahinda, abana bakajya bamubwira ngo gahinda ngo kakugeze hehe, ngo ndikarakugira mubi. Akababwira ati nimubyihoreresha, navukiye mu gahinda, navukiye mu mfunganwa ariko se nzarangiriza. None Imana iravuga ngo iyi nkuru ya Yabesi nimuyishyire hagati y'aya masekuruza. Abandi bose bagenda bavuga ngo kanaka yabyaye kanaka, rongera byara kanaka, rongera byara kanaka, ariko igeze kuri Yabesi iravuga ngo nimukore zooming, nimukore focus kuri uyu nguyu, kuko hari ikintu kiri special nshaka kwigisha ubwoko bwanjye buzakurikiraho. Yabesi yavukiye mu gahinda. Nawe sinza ko wavukiyemo, nawe sinzi uburyo wabayeho, nawe sinzi uko iwanyu babagaho. Icyo nzi nuko jewe navukiye mu cyaro, naryamye ku misambi niyorosa ikirago, naryamye ku byatsi tusasaba imisambi, ariko uyu munsi ndyama kuri matora nkashyiraho n'amashuka. Ariko icyo nenda kubabwira, aya maguru yanjye yagenze kilometero, najyaga mvi Rwamagana nkagizaza n'abandi bana, ariko uno munsi ndagenda n'imodoka. Sindimo kurata ubukire, no. Hari Imana ikuvana hariya
aho baryama ku kirago, ikakujyana ikagushyira aho baryama kuri matora bashasheho amashuka bahindura buri minsi ngahe. Mwambwiye ngo amen. Ariko iyo Mana iyo niyo Yabesi yamenye, aravuga ngo iriya Mana ihindura amateka, iriya Mana ihindura imibereho, niyo ngiye gusanga, niyo ngiye kubwira, kandi singiye kuyitakira, singiye kuganya, singiye gutondagura amago, ngiye kuyibwira ngo Mana mpindurira amateka. Igihe kirageze ngo twimuke. Haleluya. Imibereho yacu nayihinduke. Jewe hari ikintu kimwe rwose maze iminsi bitekereza nkavuga ariko ayo magambo uwo mugabo yambwiye yanteyemo gushakisha aho ibisubizo bigomba kuba biri. Nsanga no mu gusenga kwacu ntitwigeze tugira intentionality yo kuvuga ngo ngiye gushaka uburyo mva muri ubu buzima kandi mbibwiwe n'Imana, inyereka inzira nzacamo, iyimperekezemo, ingeza aho ngomba kujya, ariko inyereke amariba yanjye nyavomemo. Haleluya. Reka amasengesho y'amaganya tuyaveho, tujye mu masengesho ahindura ubuzima, tujye mu masengesho ashaka ibisubizo. Aho kujya kubaza Imana ngo kuki jyewe, ujye uyibaza ngo nkora iki kugira ngo ibi bihinduke. Aho kugira ngo ujye kubwira Imana ngo mfite ibibazo, ujye kwibwira ngo ibibazo nawe urabizi, ahubwo mpa igisubizo cyabyo, unyereke icyo nakora ngo ibi bihinduke, dutangire guhindura ubuzima. Twigane Yabesi, twigane bariya Bayisirayeli batakiye Uwiteka amateka arahinduka. Twigane Ishimayeli ari mu butayu ngo yatakiye Uwiteka, Imana ihumuranye nabona amariba yo kuvomamo. Igihe kirageze ngo natwe dutangire gushaka amariba yacu kubwo gusenga. Ayo ni amasengesho abyara ibisubizo, ayo ni amasengesho azana impinduka. Imana ibahe umugisha. Reka dufate umwanya dusenge Imana. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbegutabarwa kwanjye kwava he mubimbwira, Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru. Turagushimye Mana yacu, uyu mugoroba turimo kwiga uburyo tugomba gusenga, tugasengera ibyo dukena byose. Waratubwiye ngo ariko ngo nimukaze imbere yanjye muje gutondagura ibyo mukena byose, ndabizi yuko mubikeneye, ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibi ngibi nzabibongerera. Ariko Mwami ntabwo uzabiterura ngo ubizane gusa, urashaka yuko tubishaka, urashaka yuko tubikorera. Inyoni waduhayeho urugero zirahaguruka zigashaka ibizitunga, kandi warangiza ukabizana mu nzira yazo. Natwe turasenze uyu mugoroba Mana ngo wumve gusenga dusengera ahangaha. Turabizi tuba dufite ibyifuzo byinshi, tuba dufite ibibazo byinshi bitugoye, tuba dufite ibibazo byinshi bitunaniza, tuba dufite ibibazo byinshi bitunaniye, ariko uyu mugoroba turasenze ngo buri muntu wese uri ahangaha, uwakuzaniye icyifuzo cy'ubukene, uwakuzaniye icyifuzo cy'imibereho, uwakuzaniye icyifuzo cy'aho gutura, uwakuzaniye icyifuzo cy'uburyo ubwo ari bwo bwose bujyanye n'imibereho, uyu mugoroba uhumura amaso ye kugira ngo abone aho iriba rye riherereye, kugira ngo ashobore kubona igisubizo cyo gusenga kwe. Wumve gusenga dusengeye ahangaha Mana, usubize abasore, usubize inkumi, usubize abagabo, usubize abagore, usubize abasaza, usubize abakecuru, usubize imiryango. Mana buri muntu wese wakuzaniye icyifuzo, imbaraga zawe zimanukire gusubiza ibyifuzo bye. Wumve gusenga dusengera ahangaha, kandi ibigibu bikomeze muri twebwe, kugira ngo dukure mu gusenga kwacu, tuve mu masengesho y'amaganya twinjire mu masengesho y'ibisubizo, tuve mu masengesho y'amaganya twinjire mu masengesho abyara ibisubizo, abyara impinduka z'ubuzima, abyara impinduka z'imibereho. Mana ubikore
ubisohoze, izina ryawe rishyirwe hejuru kandi ubwoko bwawe busubizwe bunezerwe. Wumve gusenga dusengeye ahangaha, reka imbaraga zawe zimanuke, reka imbaraga zawe zihindure byose bishya, reka imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza, reka imbaraga zawe zimanukire guhindura ubuzima, reka imbaraga zawe zimanukire guhindura imibereho, kugira ngo buri muntu wese amenye kuri Imana kandi uri Imana imwitayeho. Wumva gusenga dusengeye ahangaha, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye ishimwe, kuko turabizi ko ugiye kubikora. Imbaraga zawe ziri mu ruhande rwacu, urukundo rwawe ruraduherekeza, ubwigaragaze nk'Imana utugirire neza, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen, amen, amen.